duheruka Jack ari mu maboko y'ubutabera ryozwa icyaha cyo guhohotera Cedric. Ubu se Cedric wamerewe ati Stefano ngo arashaka gutungura Nyiramariza n'urunana. Stefa ndagiye rero wibuke gushakira iya kubatse. Ese bwamaze gucya? Yego mama, maze izuba ryatangiye gukamba. Harya ngo mufite inama ya koperative yanyu? Yego, ariko hari n'imirimo tuza gukora. Umva, uretse kugenda garuka hano ye. Mbabarira di, ariko uzi ko ngiye gukererwa, ubu abandi bagore bagenzi banjye bahageze. Garuka ye nkubwire. Wiki? Umva, ndashaka kugukorera akantu kagutungura. Ye? Ngo akantu ko kuntungura? Yego sha. Mbabarira di, ibyo ushaka nabimenye. Koko se? Si ukugira ngo se wegure urugo. Karaka. Ye, ni ibindi noneho. Reka nze ndebe noneho da. Harya ya pantaro nari nambaye ejo irihe ko nayo mbona hafi ra? Si imanitse hamwe n'indi myenda hano se? Niyo koko. Ye. Kora muri uwo mufuka w'inyuma yakuremo. Ye? Niko. N'amafaranga ugiye kuma Stefa. None se ko ntayo mbonamo. Dore ahubwo ndabona. Nibyo. Ayo ni amakarita ya mitiweli y'abana bacu. Harimo n'iyawe. Yo, watwishyuriye mitiweli rero? Yego. Nuko kukutungura navugaga rero. Urantunguye byo rero. Nukuri. Mwese uko mungana. Ubu hano muri urugo nta wasigaye rwose adafite mitiweli. Nukuri wakoze Stefa. Cyore, ko mbona ikarita itari yacu. Iyi wayizanye mute? Iyiheze. Do. Ego mana. None se urabona atari umwana wa Nadina? Hari ikibazo se? Ikibazo se? Ubwo nyine habayeho kwibeshya. Narumiwe ko. Bika izawe n'abana, iyo yindi nyine uyishyiraho ku ruhande ndaza kuyishyira nyirayo. Aha, simbujije. Ubwo nyine mwongeye mwubuye zangeso zanyu. None se nintayimushyira uragira ngo ingume hano kandi atari yacu? Ushaka uyihayimushyire Stefa. Naho ibyo uvuga ungura yimushyira. Reka simbishyigikiye na gato. None se mama, sinumvise ngo uyu munsi murajya gukora muri ya koperative yanyu. Ahubwo ubu niho ngiye nuko narinci hano nyine ngo mbasuhuze. Yego mama, kandi urakoze. Nyine ubwo nagira ngo menye uko we na Cedric mumeze nyuma biriya byose byabaye. Biriya byo kumufata na Jack mu ngeso mbi. Aha, mbese ko bikomeje kunyobera mama. Bimeze biteze. Nukuri nge byanyobeye rwose pe. Ahubwo narinzi ko ndibuze kukureba nkakugisha inama mama. Dore kuva Cedric twamfatira muri biriya bintu akaza hano mu rugo ntiyari yavuga. Birumvikana. Ubundi se yabavuga avuga iki? Ibyo wenda ntibimpangayikishije cyane. Ariko ikibazo gikomeye rero nubwo kuva cyagiye atagishaka kurya. Kwiki? Ndagira ngo muhaye ibiryo akabyanga rwose pe. Birashoboka se? Aha. Ndakubeshyera iki? Nari hariya mu cyumba cye. Ngwino ujye kumwirebera. Do. Singuyu. Cedric. Karame. Waramutse mwana wa? Yego. Do. Mama, nturi iki gisuperi ko cyuzuye ibiryo? Kubera iki baguha ibiryo ntubirye Cedric? Ndori ibintu bimuhaye ejo. Urabona ko hari n'ikiko igeze aryaho. Cedric. Karame. Ni iki kikubuza kurya koko? Nuko abayo rero mama, kuva twamufatira kwa Jack amukoresha amabi. Ahora muri iki cyumba cye yicaye cyangwa akaryama ntajya asohokamo. Cedric. Karame. Wajya ugerageza ukarya koko? Nta biryo nshaka. Dore izindi ngaruka zo kutanyumvira. Sinakubwiraga nkakugira mukangukanira Cedric. Higima nyine. Nyama bagufatira kuri ya mugome w'umugore yaguhohotera watangiye kunyiga ngo ningusabira imbabazi. Batagufunga none niburi kunkorera. Bamufungira iki se? Kandi ari wohohotewe n'uriya mugore amusambanya koko. Umva rero ngiye nkugira inama Cedric, sibyo? Shingira kuri ibi bibaye byose. Ubundi uhita uhinduka. Unyumvire witware neza. Ndeka nibereho mu buryo bwanjye.
reka nitekereza ku buzima bwanjye no ku bibazo nifitiye ndetse nimusohoke mu ndeke. ariko se bose wanyumvise koko umva Nadi simva hano utanyishyuye. basi reka njye ku kazi mbabarire nze kuza kukureba nimugoroba nyuma y'akazi cyangwa nzaze kukurebera. unzaniye amafaranga y'ubukode bw'inzu ariko. oya none se uraza kundebera iki? tuvugane nyine. tuvugane iki se? nyine ngusobanurire ko ubu ntari nabona amafaranga yo kwishyura. umva ibyo mbwira sinkeneye kubyumva. uranyumva Nadi nyishyura amafaranga y'ubukode bw'inzu ubamo dore amezi abaye 3 utanyishyura kandi uyishyure yose nta na rimwe nsigayemo Nadi. ariko koko wambabara ukanyumva koko bose. ariko icyo nkubabariramo ni iki? ubu nta mafaranga mfite rega. okay niba nta mafaranga ufite nsohokera mu nzu rero gira vuba. ko wambabara ukanyihanganira koko. nsohokera mu nzu yewe hari abandi bantu bakeneye inzu kandi bashobora kunyishyura neza. ariko ubundi bose uzi ko inzu yawe iva. ikaba ariyo mpamvu utanyishyura. okay noneho yivemo hajyemo abandi. oya ntabwo kubona kwishyura uko inzu iva none ahubwo nuko nta mafaranga mfite. umva Nadi ntayo ndabona rwose ndakumva. amezi 3 arashize utanyishyura ubu rero naje nje sinshobora kubyihanganira uranyishyura. ariko muraseka nyamara byari bikomeye. none se we mwe ntimubona ko aya materasi yo mu murima wacu yangiritse? yewe biragaragara cyane rwose ahubwo nk'uko abandi batangiye kuyavugurura natwe ndumva rwose biri mu bikorwa byihutirwa tugomba gukora. nibyo rwose bitari ibyo ngibyo imvura yo mu kwa 9 ishobora kuzadutwarira imyaka. ubwo rero ndumva tugomba kwihutira gushaka agoronome y'umurenge wacu agatwereka uko twavugurura aya materasi tukayavugurura rwose. ariko mama ko Makura atayakomeje kwicecekera we Makura uratekereza ibiki? ariko nabumvaga ma gusa burya umuntu abatekereza byinshi rega. wasanga arimo gutekereza ku kibazo umukobwa we mugena arimo. Nyiramariza yabimenya ahubwo rero njyewe have nze ngire. yego ko nyagasani have sigaho murebwaye. ibyo ugiye gukora ni ibiki murebwaye? ndashaka nyine gutwika izi mbagarama. yego mana yanjye ngo uragira ute murebwaye? nshaka gutwika izi yego mbagara. nyagasani ariko se murebwaye ntuzi ko mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije katemewe? ariko se nk'ubwo ubitekereje ute murebwaye? uzi ko wagira ngo wowe nta makuru ufite? gutwika ibiyorero imbagara n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ntibyemewe. uzi ko binahanirwa? erega ngo iyo myotsi yangiza ikirere n'umwuka duhumeka ugasanga biteye abantu indwara zinyuranye cyane pe. ayiwe yewe ni mu mbabare rwose sinzi uko byari binciyeho. ariko se ko mbona abantu batwika amakara mbese wamugana. ariko data we nyumvira nuko ariko rero mumenye ko gutwika amakara bisabirwa uruhushya. suko ntabwo ari ugupfa gutwika uko wiboneye. umva ndabyumvise. umva nimuve muri ibyo byo gutwika ahubwo amakuru atatwibwiriye iby'umukobwa we Mugeni na Cedric. ariko mwakabyarama uzi ko burya umuntu ari mugari. maze rero mwa babyeyi ibyo Jacques yakoreye uriya mwana Cedric bikwiye gutuma ababyeyi twese duhaguruka tukaba maso cyane rwose pe. ni ukuri pe bakamenya ko abana bari bo bose bashobora guhohoterwa n'abantu bakuru bakaba babasambanya. nakumira mwa babyeyi mwe gusa nta kindi. ariko naho ibyo Mugeni yakoze nyuma y'ayo mahano ni ukuri nari nabwiye Mugeni ngo abigire ibanga. nagiye ko numva inkuru yabaye kimomo none byageze no mu rwego rw'ubugenzacyaha. ariko niko byari bikwiye kugenda Makura. none se wagira ngo abihishire maze nawe ahinduke umufatanyacyaha? nanjye rwose ibyo Mugeni yakoze narabishyigikiye. narabishyigikiye cyane ndetse yagombaga kumurega kugira ngo ahanwe bibere urugero abandi batekereza cyangwa bakora ibintu nka biriya Jacques yakoze ntagatsindwe. tugize imana duhurira hano kuri polisi. hari inkuru twumvise ko hari umukobwa mukuru wahotoye umwana w'umuhungu utari wuzuza imyaka y'ubukuru aramusambanya. none tumenye ko uri umubyeyi w'uwo mwana wahohotewe. twagira ngo tugirane ikiganiro gito muduhe amakuru kuri ibyo byabaye. ariko mana amakuru aragenda ubundi se murambaza muri bandi. genda umunyamakuru nkaba nkorera ikinyamakuru reka simvuga n'abanyamakuru data we ubwo se namenya mbabwira ibiki? nyine turagira ngo utubwire wenda mbere na mbere watubwira kubera icyo uri hano ku biro by'urwego rw'ubugenzacyaha. nyine yinjiye gukurikirana icyo kibazo muvuga cy'umwana wanjye Cedric wahohotewe. noneho watubwira muri make uko uwo mwana yahohotewe mbese uko byatangiye. nyine byatangiye mbona umwana agenda ahinduka buhoro buhoro nkabona agenda agira imyifatire idasanzwe aragenda agataha nijoro
ndatangiye nkajya mubona ibintu bibishya ntazi aho yabikuye. nk'ibiki? nka telefone kandi za zindi zihenze. hanyuma se nk'umubyeyi we iyo wabonaga iyo myifatire ndetse ukabona azana utuntu wabitekerezagaho iki? ko yari umwana w'umuhungu se urebye rwose sinabitindagaho. naravuga nti ubu arimo kugimbuka ashobora kuba yakorera udufaranga sinize nkeka rimwe ko ashobora gushukwa rwose pe. hanyuma n'iki wicuza utakoze cyangwa wakagombye kuba warakoze ntugikore ku bijyanye n'uburere bw'uwo mwana w'umuhungu wahohotewe n'umukobwa ukuze? icyo nicuza nta kindi ni uko ntakurikiraniye hafi ngo menye impamvu ataha nijoro kandi atari ibintu yari asanganywe ngo menye aho kuri ibintu n'ibyo byose bikagera n'aho atangiye kujya ataha yasinze naho yatangiye kwangizwa n'uwo mukobwa. none ni iyihe nama wagira abandi babyeyi bafite abana? ye ngo uje atariyahuye yegwi mwana we. muri aka kabari niho honyine haba urwagwa ruryoshye. cyore niko rureme ndakumva. ibyo ni ibiki? utangajwe n'ikizi naka nagahaya kanjye ngiye kunywesha. mana yanjye mana yanjye sha uwo muheho ukuye he? niko rureme karame. iyi si ya miha ya purasitike ikoresheje rimwe gusa yaciwe mu gihugu cyacu ra iyi si yo? ngewe rwose ndakibaza ahubwo aho ruremesha uvanye. ngewe uburyo ni munsi tubujijwe n'iki kumenya koko rureme? aka nagahaya ngiye kukamara n'umwaka uyu mwaka wose ndakagendana nagura agacupa nkakanywesha ubundi nkakoza nkongera nkakabika. umva neza nanjye ntiwesherezeho rwose simeruka gusomesha. ave gitefa niko ibyo si ibyo utangiye koko nawe koko? naratasomesha Stefa somesha rata nyihera rwose. ega n'ubundi rya karyoha kanyuze mu museke mu muyaha rwose ukakanyuza mu ryinyo maze ukagahita. ariko se mwabagabo icyambere ruremesha yakwiye kuba gifite umuheho wa plastique kuko uri mu bimwe byagize ibidukikije. nyihera nisomesheje rureme ureka ibyo uyu musirimu. have ariko Stefa gusa uyu musirimu have nsigabo uretse n'ibyo kuvuga ko umuheho wa plastique waciwe mukwiye kwibuka ko no gusangira ku muheho rwose umwe bishobora gutuma umuntu yandura indwara. ariko wa mugane twumva inama y'abushombe da ubwo si rureme ubu sinabura kukubwira ko natangaye rwose. uratangazwa n'uyu muhasi? ntangajwe n'ukuntu dusigaye duhurira mu kabari muri iyi minsi kandi utarajyaga ukunda kuhaza. ni mwishicekere shawe ubwo nimuzi icyo mbamunga iwanjye. iwawe se wahunga iki? hariya ntimuzi umukobwa w'iwanjye. umukobwa w'iwawe se suriya abanyakwigendera Mariana wabyaranye n'umuhungu wawe? uwo niwe mbamunga rwose niwe mbamunga nta wundi. irisikirura gahunga umukazana hari icyo gutwaye koko rureme? sha nuko muri mwe nta muntu uragera iwanjye ngo yumve umuntu ukwasigaye. ariko rureme gezaho ubundi si byo se ngombwa? sinumvise ngo yarwaye fistule umuntu uko ni kimwe rwose mu bibi by'iriya ndwara none nawe utangiye kunena umwana koko? buriya rero nashatse uburyo mwirukana iwanjye rwose narabuvuze pe. ariko uramwirukanira iki? ko nyiri umupfu ari ufata hanuka kuki utabyemera koko? ahubwo mwabagabo mwe nimungire inama rwose kariya gakuba ngo ni mutesi ko gakomeje kumbera urwandiko nzakiranuka nako kugira ngo rwose nyiruriya muntu. ubona ruremesha akwiye kwitwara ate mu kibazo cya mutesi? wamubwira iki se ku ngeso yamugaragayeho yo kwangiza ibidukikije? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. barakoze bagenzi bacu bo mu runana. aha niho hagarukiye amakuru yacu yaragakiwe na Jacques Nitegeka nanje nje nayabashikije mugira amahoro.